Ngarutse ndi Tantine Lily, ndagira ngo mbabwire ko mbakunda Imana ikandusha. Mwe tugiye gukora ikiganiro utameze neza, ndabizi neza kuri buze kumera neza. Imana ndabizi ko hari ukuntu iri bubigenze, nawe umeze neza wizamurira icyubahiro wihereza amashimwe. Ngarutse n'ubundi ngira ngo twubake urugo, ariko bitavuze ngo ntago nabanza kubasuhuza aho muherereye hose mu mpande z'igihugu ndetse no hanze yacyo. Ari abari mu Rwanda mwese ndabizi ko munkurikira kandi munkunda, ababasha kumpamagara, ababasha kunyandikira bose ndababona. Inshuti zacu ziba mu Kamira, abari muri Kenya, Burundi, Tanzania, Uganda ndetse na state, n'inshuti zitwungutse ziba muri Cote d'Ivoire ndetse no mu Bubiligi, mwese ndabibona murabasha kunyandikira kandi ndabizi neza ko bigomba kugenda neza. Mwe mutameze neza ndabizi neza ko biri buze kugenda neza. Imyaka n'imibare, ntago ngiye kukwigisha uburaya, ngiye kugufasha uburyo ki wubaka urugo rwawe. Sosiyete nyarwanda muri iki gihe ntago ihangayikishijwe no kuba yabuze ibyo kurya, ibyo kunywa, bari gucana inyuma kandi urwo niryo zingiro ryo kugira ngo dugire iterambere mu gihugu ndetse n'abari hanze yacyo. Aka kanya umwana uri munsi y'imyaka 18 ntago yemerewe kureba iki kiganiro. Ndashishikariza mwe badamu mumaze imyaka myinshi mwubatse, mubasha kunyandikira n'abasha kumpamagara, mumbwira ngo mbigishe live. Nago nigisha live, ahubwo mba ngira ngo mbafashe uburyo ki mwafata neza abagabo banyu. Mwe badamu mwabashije gukora subscribe, igitsina gore mwabashije gukora subscribe, munkurikira, banje kubashimira aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu ndetse no hanze yacyo. Mwabagabo mwe, mwabagore mwe, ngiye kubigisha ikintu mutari muzi, mudasobanukiwe neza. Hari abadamu mwibeshya ku kintu kandi kidafite aho gihuriye n'uburyo wakubaka urugo. Ninde wakubwiye ko umugabo ufite imboro ntoya atarongora ngo umugore anyurwe? Wa mugabo we ninde wakubwiye ko kuba ufite imboro ntoya udashobora kurongora umugore ngo anyurwe? Ibyo bintu nta hantu bihuriye. Ibyo ni ukwibeshya. Mbese reka nze nkubwire uburyo ki bishobora kugufasha, ushobora kugira ngo umugore wawe anyurwe n'umugabo kandi nawe yumve ko yakoze igikorwa cy'abagabo. Aka kanya hari abagabo bafite ipfunwe ry'igitsina cyabo uko kingana. Ndabizi neza ko ufite ipfunwe ryo gutereta umukobwa, ryo gutereta umugore. Kubera iki? Reba kantu ufite kantu suro. Ntago ibyo bintu ndagira ngo nkumare impungenge. Ntabwo gukora imibonano mpuzabitsina, kurongora, ntabwo bigira kugira ngo ube ufite igitsina kinini we wa mugabo we. Ni nkuko abantu bibeshya ngo umugore ngo muto ngo niwe ugira igitsina kinini, ngagira igituba kinini kurusha icy'umuntu munini. Ibyo byose ni imyumvire. Ntago Imana ijya kurema yavuze ngo mfashe umuntu munini ngo muhaye kinini, ngo umuto muhaye gitoya. Oya, ibyo nta hantu bihuriye. Ndagira ngo nkwigishe buryo ki wa mugabo we, ndabizi neza ko ngukuramo iryo pfunwe kandi bikagenda neza. Kurongora ntago bisaba imbaraga, ntago bisaba amashuri, ahubwo bisaba ubwenge no kugira ngo ubashe gusoma. Nkawe wageze kuri Kigali Love Zone, ndabizi neza ko washubijwe. Ube kora subscribe, ndabizi kuzunganira abagenzi bawe. Imboro ntoya umugabo arayirongoza, iranyaza, birashoboka cyane, iracabiranya. Icyo bita gucabiranya. Imboro ntoya irakurongora ukagira ngo nta nubwo ubyiyumvamo. Imboro ntoya ishobora kukurongora itakunyaje ukarangiza. Birashoboka cyane. Ntago rero iryo pfunwe ryo kugira ngo uyikoreshe ha hantu bihurira nuko ungana. Kurongora ni position, ni mu mutwe, ni ibikorwa. Ntago kurongora ari ubunini. Ushobora kuba ufite ubuhiri ntacyo bukumariye. Ubuhiri imboro z'impare bazindi bagira ngo ni inka kazinka, yanzumva ngo bazivuga ngo ngo yuriya reka dayo ntago ari igira gute ngo ni ruvuna amataka niba ari mabondo.
ntabwo mbizi ngo zarwoga amabondo, reka mwe mufite dutoya rata mugere kuri Kigali Love Zone mbabwire, fata imboro yawe nimba yafashe umurego, nujya kurongora wateguye umugore wawe igituba cye kiraba cyatose, wamuteguye, nurangiza ntago ndi kubivuga ndi ubushegu, nta nubwo ari uburaya, ndagira ngo mare impungenge mwe mufite ipfunwe, irarongora nk'izindi, winjizemo urongore ujye mu mpande, birashoboka cyane, si ngombwa ngo igere imbere, ntabwo yageze imbere nyine, uzi ko ushobora kurongorera umugore inyuma akaryoherwa kuruta wa wundi uyinjizamo ikenda kumugera kumura, birashoboka cyane. Ibyo bintu wowe ndi kubwira ufite umugore cyangwa ufite fiance, uzamurongora umurongoreye inyuma, imboro ntoya uyirongoza ukoresheje inyuma, ntuzajya kwihereza ubugabo bwo kugira ngo winjiremo ucomeke nk'ucomeka urufunguzo, ntago ruzagerayo, niwiha kugira ngo imboro yawe yinjize mu gituba cy'umugore uzi neza ko ufite ntoya, niho uzaba indi uzaba wisebeje kuri buri cyose. Imboro ntoya bayirongoza barongoreye inyuma kandi umugore aranyurwa, si ngombwa yayindi ijya kumukora kumura, nta hantu bihurira. Uzi ko umuntu ufite imboro ntashobora kurongora umugore ungana nanjye? Birashoboka, amurongorera inyuma akamuha keya, byose bigakunda. Wa mugore we nawe wisetinze mu mutwe ko imboro ntoya itakurongora, nta hantu ibyo bihurira. Kimuhunezerewe akirongorere inyuma, urebe neza ko byose bidakunda. Birashoboka cyane cyane cyane. Iyo ni password mpaye abantu bafite imboro ntoya, mujye murongorera inyuma. Ntago mvuze inyuma y'umugore, mvuze wishaka kwinjira mu gitsina cy'umugore ubizi neza ko katari bugereyo, ntago ari bukumve. Niho hahandi nujya kwiha ibyo bintu azakubwira ati ese ko mbona wahagiye utaraza, ko ntarakumva, ntago yakigera yumva. Ariko iyo umurongoreye inyuma biramurenga ku buryo adashobora kubyumva. Iryo ni ibanga mwebwe mutari mubizi. Wijya kwiha kugira ngo wihe umubyizi nk'utwaye ikamyo kandi ufite akavatiri, wijya gucomeka vitesse amaguru yawe atagerayo, ntago byashoboka. Cyende igikamyo cy'umucanga kinini, ntago njye nahita nkubwira nkanjye muganga ubizi, njye nahita nkubwira ntereka ngufashe mu buryo nimba uri umugabo wanjye. Ariko ntago ari iyo position nashaka kuvuga, ntago ari iyo ntuza nashaka kugushaho, nuko nagira ngo nkubwire ngo ubikoreye inyuma birakunda. Sindi kwamamaza uburaya, nabibabwiye, kandi ntundebe ngo ndi muto kuko nabonye byinshi. Genda umugore ndubatse n'abana 5, mfite abana 5 kandi murabona ko nta mushiha nta mujinya, reka itoto riragwa. Ubu nta muntu ujya umbona akanyifuza. Rero koresha iyo password kugira ngo ubashe kugira ngo mbakanyujijemo, kugira ngo nawe ubanze ubyumve neza. Ikindi ndashaka gukura abantu mu mutwe, cyane cyane igitsina gore. Ninde wababwiye ko abagabo babana n'ubumuga batarongora? Ninde wabibabwiye? Ninde wababwiye ko ubumuga afite nta hantu buhuriye n'igikorwa cyo kurongora umugore? Mubakunde, nabo ni abantu nk'abandi. Mubakunde, nagira amahirwe yo kugira ngo aguterete, wimwanga ngo yakurongora ate? Ngugiye ngo ndongoye ngo mukurikiye amafaranga ngo namuce inyuma. No. Abagabo babana n'ubumuga, ubwo nshatse ubumuga bw'ingingo, wenda amaguru, cyangwa se mu bundi buryo, cyane cyane abo basuzugura n'abana n'ubumuga bw'amaguru. Ushobora gusanga wenda amaguru baraciye, cyangwa se yaragize ikibazo gituma amaguru ye atakibana nayo, cyangwa se ari indi mpamvu yavutse ayo maguru ye akoresha cortege. Ndabiyamye mwa bakobwa, mubaha agaciro kandi mwituma babarongora mukurikiyeho amafaranga. Umugabo ubana n'ubumuga n'umugabo urongora nk'abandi, urongora neza,
nta kibazo na kimwe afite. Nuko mutari munabizi buri ibanga ry'abari abantu babana n'ubumuga. Imbaraga zose aho zari kujya zijya ku mboro ye. Amakuru mufite, ndagira ngo mbabwire ngo mumbabarire mubahereza agaciro. Ntabwo umugabo ubana n'ubumuga bw'amaguru byamubuza kukurongora akakubyaza, kandi akakubyaza ashobora no kukurongora neza. Mama yake na muzaratati ashobora kurongora neza akaruta wowe uhagaze n'amaguru aya abiri n'amaboko abiri. Umugabo ubana n'ubumuga ni umuntu ukomeye nanubaha uko nashatse. Njyewe nari kuzajya no kubishakira. Tubaha agaciro, barongora neza, mwibakurikiraho amafaranga, mwibakurikiraho ngo umurebere hasi. Oya, barongora neza bagakora buri kimwe cyose gishoboka, kandi atanga keya kuko abazi neza ko nimba agize amahirwe ukamwemera nta bandi bamwemera. Reka rero tugira ngo barongora abakobwa bari mu mahirwe yo kubavuga ngo ni amahirwe ngo kuba yankunze. Oya, mwabagabo mu mubano n'ubumuga ndabavuganira 100%, si rimwe si kabiri nzabavuganira. Ikindi n'abagore babana n'ubumuga nabo bararongorwa nk'abandi. Wireba umugore ngo kubera ko ngo nta maguru afite ntago igitsina cyavuyeho, wamurongora akabyara akarera byose. Twe kubaha akato, ntago turi kubaha akato ngo kubera, kandi ntumuha akato udatekereje ko atazaguhahira. Ntago umuha akato udatekereje ko atazagira. Uramuha akato ukurikiye iki? Ngo nta mbora agira. Ngo igituba cy'isubira ngo wakirongora ute? Ndagira ngo mbamenyeshe ko icyo kintu mbabwije ukuri. Umugabo ufite akaboro gatoya nakubwiye ngo jya urongorera umugore wawe inyuma. Umugore nawe usuzugura ako gatoya, banza ukure mu mutwe ko abafite nini aribo bazaguhaza. Izo za rwogamabondo na za matako n'ibiki mwose mwazise amazina ntaho bihuriye. Kurongora ni systeme, kurongora ni mu mutwe, kurongora ni impano. Ntago kandi murabizi, ninde wavutse ari umukobwa yajya kuhura n'umugabo we bagiye kubana? Hari umuntu uza akamufatira? Nta muntu uza ngamufatira. Nta muntu ubyigisha umuhungu. Kimwe nuko umukobwa ntawe umwigisha ko bamurongora. Ntago ibyo bintu bibaho. Ni impano. Twisuzugura rero ngo ni gatoya. Mugiye ntago nanyurwa yo kagucabiranya bikakurenga. Ikindi bivuga ngo abana n'ubumuga ntago yabishobora. Ndabakunda Imana ikandusha. Ndabizi neza ko buri kimwe cyose mbagira. Mugiye kwandika comment mumbaza icyo kibazo. Ni byiza cyane abafite telefone yanjye nabwiye ko ndi live babashije kumbaza icyo kibazo. Bakibajije muri rusange, basomye message, amakomenti muri kwandika nabwiye ko ndi live. Uburyo bwiza bushoboka bwose umugabo ufite imboro ntoya yarongoramo uwo mugore, n'umugore abigiramo uruhare. Wa mugore we wifata umugabo ufite imboro ntoya ngo ujye kumuhereza position y'inyuma, ntago bishoboka. Ntago bishoboka rwose. Niho hahandi gira ibyago rero buri munini. Niho hahandi utazumva igezeyo ati ngewe yampfubije. Umugabo wawe nimbuzi ko afite imboro ntoya, mufate umwegere igihe arimo kugutegura. Wishaka kumwereka ko iyo afite itakunyura, banza wowe ubwawe umwereke ko unyurwa. Bizatuma kurongora yishimye. Umwitegure neza, umutegure neza. Wijya kumusaba bya bindi wumvishe, jya kuri Kigali Love Zone urebe uburyo cyo ushobora gutwara iki uwo mugabo muri position ye nziza kandi utuje umeze neza. Mutegure nk'umugabo wawe. Mbese wishaka kwifata nk'umwana wa ministry kandi uri wa executive. Izo ntoya banza. Ubundi umugore ikintu afasha umugabo cyuko afite imboro ntoya nuko abanza mu mutwe agakuramo ko intoya nta mu marira. Cyo nicyo kintu cya mbere cyica abagore. Ikindi, wijya kumusaba ibyo adafite, wijya kumusaba ibyo adashoboye. Ndabakunda Imana ikandusha. N'ubundi telefone ni yayindi ni 078 23 20 401. Ndagira ngo mbabwire ngo mwese mwandike muri comment yo utarakora subscribe
ikore share and comment, kandi murabizi ko mbubaha ndabakunda. Ikibazo cyose mushaka kubaza mucyandike muri comment hasi, munyandikire kuri WhatsApp ndabasubiza nta kibazo. Imana ibarinde.